Muraho neza nshuti zanjye, murakaza neza kuri Mirage TV Show. Uyu munsi tugiye kuganira ku kibazo gikomeye cyane kiri kwibasira urubyiruko hirya no hino ku isi. Ese ugeze mufite agahinda utazi aho katurutse? Cyangwa ufite inshuti ikubwira ngo nta kintu na kimwe kinezeza cyangwa kinyuze mu buzima bwayo? Niba bibona muri ibyo, iyi video niyo yateguriwe. Tugiye kuganira ku mpamvu urubyiruko rukora agahinda gakabije muri isi ya none. Muri iki gihe urubyiruko rwinshi rurimo rurahangana n'agahinda gakabije, aricyo dukunda kwita depression mu ndimi z'amahanga. Si ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe gusa, ahubwo n'indwara irimo kugenda ifata abantu benshi mu buryo butagaragara, ikabangiriza ubuzima, imibanire ndetse n'ahazaza. Ariko se niki gituma iki kibazo cyiyongera cyane muri iki gihe? Kuki bidasanzwe nk'uko byahoze mbere? Reka tubisesengure neza muri kino kiganiro. Njye bakiguteguriye ni Mirage Official, reka tubane. Ikintu kiza kwisonga mu gutera urubyiruko agahinda gakabije ni imibereho yihuse kandi igitutu. Iyi si iri kwihuta cyane, urubyiruko rugahatwa kubona ibyo rusabwa kugeraho: kwiga neza, kubona akazi, kugira amafaranga, gukundwa, gutunga ibyo abandi bafite ndetse n'ibindi. Ibi byose bitera stress kandi bigatera kwiheba iyo bitagezweho. Ikintu cya kabiri ni imbuga nkoranyambaga. Imbuga nkoranyambaga nka WhatsApp, Instagram, TikTok ndetse n'izindi zifasha abantu guhana amakuru zateje ikibazo gikomeye cyane. Abantu bahora bigereranya n'abandi ndetse bakifuza kuba nkabo. Iyo ubonye abandi batembera, bafite amafaranga, bafite imideli, basa neza, wibaza impamvu wowe utabayeho nkabo. Ibi bituma abantu bacika intege ndetse bakiheba. Niyo mpamvu cyari kimwe mu bintu bikurura agahinda gakabije mu rubyiruko. Ikintu cya gatatu ni ugudahabwa umwanya wo kuvuga ndetse no kumvwa. Ababyeyi, abarimu n'abakuru usanga rimwe na rimwe badaha akanya urubyiruko kuvuga ibibababaje cyangwa ibibazo bafite. Iyo umuntu atumvwa, ahora yumva ko ari wenyine, bikamushora mu gahinda gakabije. Ikintu cya kane ni ukubura intego n'icyerekezo. Urubyiruko rwinshi ruzi icyo rwifuza kugeraho, ntibafite inzozi, ntibazi ahazaza ko hameze nk'umwijima. Kandi iyo umuntu atazi aho ajya, aba yumva ubuzima ntacyo bukimumariye ndetse ari gupfa ubusa. Muri make, aba yumva ubuzima nta gaciro bugifite. Ikintu cya nyuma gitera agahinda gakabije mu rubyiruko ni ibintu bitera umunabi mu mibereho ya buri munsi: kutagira akazi, ubushomeri, ibibazo byo mu miryango, guhohoterwa no gukundana nabi nk'ibyo twita toxic relationship. Ibi byose bituma urubyiruko rusigara ruhangayitse mu mibereho yarwo ya buri munsi. Urubyiruko rwacu rukeneye kumvwa, gukundwa, gufashwa ndetse no kwitabwaho. Agahinda gakabije si uburwayi bugaragarira amaso gusa, ahubwo ni indwara ikomeye cyane kandi ivura. Niba wumva wowe cyangwa inshuti yawe ibabaye, ntugategereze ngo bibe bibi. Umuntu wese ubonanye iki kibazo, mushakira ubuvugizi, umuganirize, cyangwa niba ngombwa mujye no kwa muganga kugira ngo ahabwe ubufasha bwizewe. Niba uri umubyeyi mukuru cyangwa muto, fata umwanya wawe wumva urubyiruko, kuko rimwe na rimwe ubuzima bwabo bushingira ku ijambo ryiza ry'impuhwe. Ntitugomba guceceka kuri iki kibazo, kuko giteje inkeke muri isi ya none. Wewe warebye iki kiganiro, wakoze kwa nanjye, kandi ndizera yuko ukuyemo impanuro n'impuguro zagufasha guhindura ubuzima bwawe, bityo ukiteza imbere. Yari Mirage Official kuri Mirage TV Show. Reka tubane mu biganiro bikurikiye. Shalom shalom, amahoro y'Imana bari namwe.